Turashimira Imana muri uyu mugoroba udasanzwe, umugoroba wateguwe n'Imana muri iri torero rya Restoration Church, torero twiyumvamo, torero dukunda. Uwayoboye gahunda yabivuze neza ko musanzwe mugira amateraniro, aya ari aya gatatu kandi yahuriyemo n'ibikorwa byinshi, harimo abahanzi ndetse hari n'igikorwa cy'umunsi mukuru wa Noheli twibuka ivuka rya Yesu Kristo. Ni ibyishimo bikomeye kuko iyi Noheli iraba ari idasanzwe ku buzima bwacu, kuko irimo iratwibutsa izindi Noheli abantu bagiye babamo, aho abantu bashoboraga guturuka mu misozi itandukanye, mu matorero atandukanye atari hamwe, hanyuma bose bagahurizwa hamwe no kwizihiza umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo. Iyi Noheli rero duva muri je idasanzwe. Amen. Ndashimira kandi kubwo kubana n'abayobozi b'itorero rya Restoration Church, Senior Pastor n'umufasha we, kumwihariko ni inshuti z'itorero Isoko Ibohora kandi bakaba n'inshuti zacu bwite. Twagiye tubana mu bihe byiza byo gusenga Imana, hahandi abantu bashobora kubana biherereye bashaka mu maso h'Imana, twarabikoze. Ikindi nanone ku mwihariko w'Isoko Ibohora na Restoration Church, ndabyibuka dutangira itorero, Senior Pastor wa hano niwe dukora igiterane cya mbere, ndagira ngo barabyibuka, tugikorera hanze, yari crusade nini, niwe wari umuvuga butumwa ico gihe, twarimo dushakisha uko twiyegeranya kugira ngo tubone ne parcelle. Rero Imana yarabikoze, tukaba twisanza aha turi kumwe namwe na bya bihe byiza twagiranye, n'amashimwe akomeye. Ndetse tukaba dushima n'Imana kubwo abayobozi b'itorero Isoko Ibohora twazanye, n'abakristo bose muri rusange kubwo gushikira David ndetse n'abandi baririmbyi bose. Mwanyemerera Imana tukayikomera amashi, Imana ibahabwa icyubahiro. Hanyuma reka dusome amagambo y'Imana. N'uwayoboye gahunda n'inshuti yanjye bwite, kuko bihe navugaga twabanye na Senior Pastor wa hano, twabaga turi kumwe twese dusengana twiherereye, ibyo nabyo byanshimishije rwose. Tugiye gusoma ahantu habiri, turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu kuko bwanditswe na Luka, hanyuma tuze no gusoma mu Baheburayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu kuko bwanditswe na Luka, ni igice cya mbere n'umurongo wa 31, tuze kurangiza n'umurongo wa 38, hanyuma ndaza gusoma mu Baheburayo igice cya 12 n'umurongo wa 2, turangize n'umurongo wa 3. Haravuga ngo, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, umwite Yesu, azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi Umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, Umwuka Wera azakuzaho n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana, kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, witwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6. Umurongo wa 37 niwo nashakaga, kandi ko umurongo wa 37, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Umurongo wa 45 mu butumwa bwiza bwa Luka kuri ico gice cya mbere, haravuga kandi ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Amen. Twongere dusome mu Baheburayo, ni igice cya 12 n'umurongo wa 1 n'umurongo wa 2, turangize n'umurongo wa 3. Haravuga ngo,
dutumbira Yesu wenyine ariwe banze ryo kwizera kandi ariwe ugusohoza rwose. Twongere dusome. Dutumbira Yesu wenyine ariwe banze ryo kwizera kandi ariwe ugusohoza rwose. Amen. Aya magambo dusomye niyo tugiye kuganira muri kano kanya muri bino bihe byo kwibuka kuvuka kwa Yesu Kristo. Nashatse kugira ngo no muri kino gitaramo duhuriyemo twese tuganire dutekereza Yesu. Paul yaravuze yandikiye Timotheo aramubwira ngo uje wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye kuko ubutumwa nahawe buvuga. Nagumye kwibaza impamvu uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo dutumbire Yesu wenyine ariwe banze ryo kwizera kandi ariwe ugusohoza. Umuntu ashobora gukuramwo ibisubizo byinshi ugendeye kuri uyu murongo se cyange Imana ikaguha guhishurirwa kuri uyu murongo no kuwagura mu bitekerezo byawe. Impamvu tugomba gutumbira Yesu wenyine nuko ariwe teme ya Bibiliya, niwe cyigisho cya Bibiliya, kuko isezerano rya kera ryose rivuga Yesu. Bahanuye abahanuzi bavuga ko Yesu azaza uvuye mu gitabo cy'Itangiriro ukaza ukagera muri Malaki. Hanyuma isezerano rishya naryo riramwerekana isezerano rishya rya kera ryose ryavuze ko Yesu azaza. Hanyuma isezerano rishya Matayo, Mariko na Luka kugeza kuri Yohana baramwerekana bavuga ko uw'abahanuzi bavuze baramwerekana baravuga ngo dore nguyu. Somye muri Yohana igice cya mbere murongo wa 43 n'uwa 45 Bibiliya iravuga ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kuja i Galilaya abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Bibiliya ikavuga ngo Filipo yari uw'i Betsaida umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Hanyuma Filipo ngo abona Nataniyeli aramubwira ati uwo Mose yanditse n'abahanuzi bakamwandika twamubonye ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Bibiliya iravuga ngo Nataniyeli aramubaza ati mbese Nazareti ari cyiza cyahaturuka? Filipo aramubwira ngo ngwino urebe uw'abahanuzi bavuze. Vuga ngo amen. Uwo Mose yanditse n'abahanuzi bakamuvuga twamubonye ni Yesu. Taramubwira ati ariko se i Nazareti kuko tuhazi. Je nagize amahirwe yo kuhagira i Nazareti, ntawotekereza ko ari cyiza cyahaturuka. Taramubwira ati Nazareti n'ukuntu tuhazi ari cyiza cyahaturuka. Taramubwira ngo ngwino urebe. Bibiliya yavuze ngo dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera. We niwe tugiye kubabwira muri kano kanya mu minota baduhaye. Hanyuma twumva uko abahanuzi bagiye bamuvuga. Nibiba ngombwa muri no minota baduhaye tuze kumwegeranya tumugeze i Bethlehem aho yavukiye. Vuga ngo amen. Twese amena. Twese amena. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 murongo wa 15, igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura, bamaze gukora ibyangwa n'Imana, Imana igatanga ibihano ku nzoka ndetse no kuri Adamu na Eva, mu rubyaro rwa Adamu na Eva. Harimo ijambo Imana yavuze. Imana iravuga ngo nzashira urwango hagati yawe n'urw'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore. Imana iravuga ngo muri uyu mugore bitinde bitebuke hazavamo uzaba afite ububasha n'ubushobozi bwo kuzamena inzoka akayikubita umutwe akayimenagura. Bitinde bitebuke hari uzaturuka mu rubyaro rw'umugore. Ayo makuru abantu barayicarana, abantu bakomeza kuyategereza, abantu bakomeza kuyatekerezaho. Vuga ngo amen. Abrahamu ni sogokuruza w'abizera, nawe Imana ngo iza kumuhishurira uw'Imana yavuze ngo mu rubyaro rw'umugore hazaturuka uzaba afite ububasha bwo kumena inzoka yamara akayimena umutwe. Abrahamu sogokuruza w'abizera, nawe ngo umunsi umwe mwiyerekwa birira tubwira ngo
aza kubona ngo umunsi we, abonye ngo umunsi we arawunezerererwa. Mu gitabo cya Yohana igice cya 8 umurongo wa 56 tugeza ku wa 58, Bibiliya irambwira ngo cyari ikiganiro Yesu yari magirana n'abayahudi cyangwa se n'abayuda. Hanyuma mu kiganiro yari magirana n'abayahudi, usomye muri ubwo butumwa bwa Yohana igice cya 8:56, Bibiliya irambwira ngo Yesu abwira abigishwa n'abayahudi, arababwira ngo Abrahamu sogokuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanje ngo arawunezerererwa. Hanyuma ngo abayuda baramuhindukirana baramubwira ngo ese kutaragira imyaka 50 Abrahamu uvuga wamubonye ute kutaragiza imyaka 50? Umva icyo Yesu yashubije, arasubiza ngo Abrahamu atarabaho. Muzamuri ibiganza duha Imana icubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu atarabaho, jewe ndiho. Uwahuye na Mose akavuga ngo nimbwira Abisiraheli ko twahuye bakambaza izina, ese ndababwira gute? Muribuka uko yavuze? Yaravuze ngo ugenda ubwira iteraniro ry'Abayisiraheli ngo wavuganye nanjye, ngo yitwa Nduwo ndiwe kandi ndiho yabantumyeho. Yesu aravuga ngo Abrahamu atarabaho, jewe. Zamuri ibiganza duha Imana icubahiro. Haleluya! Abrahamu atarabaho, jewe ndiho. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Uwimana yavuze uzaturuka mu rubyaro rw'umugore. Yesu aravuga ngo Abrahamu atarabaho, jewe ndiho. Bwana Yesu asifiwe. Yesomye mu gitabo cya Yobu, Bibiliya irambwira ngo Yobu nawe ni umuntu wa kera. Nawe hari ikimana yigeze imubwira umunsi umwe, barimo bamubwira ngo ariko yewe watutse Imana ugapfa nanone nyine ko wabaye nyagupfa. Ariko Imana iramubwira ati Yobu hawe inshuti yanjye, ntiwabwo wagenda utandabutse utambonye. Aragaruka abwira umugore we mu gitabo cya Yobu igice cya 19 umurongo wa 25, aramubwira ngo nubwo wangoye ngo tukimana, ariko makuru menye ubu nyine, menya amakuru yo kumucunguzi wanje hari. Menya amakuru yo kumucunguzi wanje hari, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo uruhu rwanje ni rwamara kubora ngo zamwitegereza n'amaso yanjye, ngo kandi uwo munsi ngo umutima wanje uzamarwa n'urukumbuzi. Muzamuri ibiganza. Bwana Yesu asifiwe. Mwazamuri ibiganza tubaha Imana icubahiro. Haleluya! Undi wavuze ngo azava mu rubyaro rw'umugore, Abrahamu akabona umunsi wakanezerererwa, yo bakavuga ngo amaherezo azahagarara mu isi. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Mose nawe ngo ageze mu zabukuru, Bibiliya irambwira ngo Imana imaze kumusezerera imubwiye ngo ugiye kugenda, ngo Abisiraheli ngo bagira agahinda baramuririra, baravuga ngo Mose udusizute ugiye kugenda ute? Usomye mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 15, Imana nayo iramwishurira amubwira ngo bwira Abisiraheli tiboye kugira agahinda bitinde bitsebuke. Vuga ngo amen. Ngo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Nta wundi bavugaga, uwo yari Yesu. Vuga ngo amen. Zamuri ibiganza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Murumva uwo niwe tugomba gutumbira, Yesu wenyine, kuko niwe tembe ya Bibiliya. Twihutira gusoza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yakobo nawe ngo ageze mu zabukuru ahamagara abana be kugira ngo ababwire ibizababaho. Vuga ngo amen. Igice cya 49 mu gitabo cy'Itangiriro, Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo ahamagara abana kugira ngo ababwire amakuru y'ibizababaho. Ahamagara Rubeni aramubwira, yari imfura ye, aramubwira ngo Rubeni we ngo ni wowe gushobora kubyara kwanje kwatangiriyeho, uri imfura yanjye, ariko nta mugabane uzabona ubukuru kuko wakoze amakosa ukurira uburiri bwa nyoko. None mvuye iruhande Rubeni nta bukuru uzabona. Ngo haza abandi babiri ngo ni Simiyoni na Lewi, ngo bitambika imbere ya Yakobo biteguye kumva Yakobo abaha umugisha. Arababwira ngo namwe nimumve iruhande kuko muri abanyamujinya, mwahoreye mushiki wanyu Dina, ngo mumare kumuhorera, ngo mutema abantu, ngo mumaze kubakomeretsa, ngo musanga naho inkazi byagiye, ngo muzitema ibitsi. None kubera ko mwatemye nk'ibitsi, nimuvaho uburakari bwanyu n'umujinya wanyu tibyakorana nanje. Bibiliya irambwira ngo ahamagara undi mwana we witwa Yuda.
Yuda ngo yipresente imbere ye, aravuga ngo Yuda mwana wanjye urazamutse ngo umeze nk'intare ibundikiye. Haleluya! Ngo umeze nk'intare ibundikiye. Ngo none iyo ntare ninde wayivumbura? Yuda aramubwira ngo Yuda we, ngo inkoni y'ubutware n'ubutegetsi ntizava kuri wowe, inkoni y'ubutegetsi ntizava kuri wowe nyirayo ataraza. Mwakomeye Yesu amashi mu izina rya Yesu. Vuga ngo amen. Mwumvishe ko bari bamusingirizanya. Yesaya ngo amurabukwe nawe aravuga ati yo wa undi wavuzwe mu rubyaro rw'umugore. Vuga ngo amen. Yobu nawe akavuga ngo amaherezo azahagarara mu isi. Aburahamu nawe akabona umunsi we, Yakobo akabona inkoni kwa Yuda. Yesaya nawe aramusingira aravuga ati nanjye ndamubonye. Ibintu bitatu mubonyeho: menya amakuru yuko umwana azasaminda kandi azabyara umwana w'umuhungu, ngo azitwa Emmanuel, igihe azaseruka. Haleluya! Ngo igihe azaseruka ngo azaba ari Imana ibyagiye muri twe. Mwamukomeye amashi ko yakwiriye. Ntiyamurekeraho ngo agere ku gice cya 9 umurongo wa 5. Arababwira ati noneho umwana yatuvukiye, ati twahawe umwana w'umuhungu, ati ubutware buzaba ku bitugu bye, ngo azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azaba Imana ikomeye, azaba data wa twese, azaba umwami w'amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Yesaya ngo abona abantu ntibarimo babyumva ku gice cya 53 arabahindukira avuga ngo ariko yembe ninde wizeye ibyo twumvise? Ngo kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Ngo yakuriye imbere ye ngo ameze nk'ikigejigeji, ngo ameze nk'igishitsi cyumurira mu butaka bwumye. Ngo wamurebaga ngo yari afite inshusho, abona Yesu mu nda ya Mariya ngo ameze nk'ikigejigeji, ngo nk'igishitsi cyumurira mu butaka bwumye. Ikigejigeji ni plante faible, kuko wotera ahanga ukabona ibintu bitangiye gushibuka. Uko niko Yesaya yabonye Yesu ari mu nda ya Mariya, aravuga ati ye ibintu tuzatubabwira ntimuzamubyumva, ninde wizeye ibyo tumvise? Vuga ngo amen. Aravuga ngo kandi ngo yari afite ishusho, nimubona bamushushanyije bakabumbabumbye. Oya ye ugashaka kumenya ishusho ya Yesu neza, uzaje muri Yesaya 53. Biravuga ngo imibabaro yacu ngo niyo yakubitiwe, ngo imizimba ye ngo niyadukirisha. Muzamura ibiganza byose. Bwana Yesu asifiwe. Yesaya nawe ngo aramusunika, abamushingirije Mika nawe baramutoye. Mika aravuga ati nawe Betelehemu, abandi bavuze amakuru yose ko hari uzava mu rubyaro rw'umugore. Aravuga ati Betelehemu we, nawe nturi mutoya mu yindi beto guto, nuko muri wowe ariho hazava umwami. Ngo amarabona ikintu cya amubona ikindi kintu ku gice cya 5 umurongo wa 2. Ngo abona mirambagirire yari yimirambagirire giteka. Zamuri biganza duhimana icubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Abona imirambagirire ye ari mirambagirire yiteka ryose. Hajya twasomye. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Kwara kandi kantu nibutse girasose. Ndabyibutse umunsi umugabo witwa Balamu yegeza Balaki atumira umugabo witwa Balamu, aramubwira ati ngwino ubamvumire nibanya kuvumwa. Kandi aramubwira ati yewe nuja kubavuma uzubanza urakare, kuko nurakara niho ibintu bikora. Arirakaza ngo agera Imana ikazimukira igitandagira ngo akazaseka. Kambwira ariko nari nakubwiye ngo urakare, none uri mura. Aragera aramubwira ati yewe wangowe narakarira nte abimana itarakariye, navumante abimana itavumye. Bamara aravuga ngo ndamwitegereza ariko subu, ngo ndamubona ndamwitegereza ariko subu. Ngo amara aravuga ngo dore inyenyeri zakomoka mu rubyaro rwa Yakobo, inyenyeri zakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Mwazamuye ibiganza gasoza yeme. Haleluya, haleluya. Bibiri irambwira ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu ku ngoma y'umwami Herode, ngo haje abanyabwenge baturutse iburasirazuba bayobowe na ya nyenyeri. Murabibuka ko Balamu yayivuze kwizakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Abanyabwenge baraje neza neza naho Yesu yavukiye. Ijambo ryavuze ngo nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute yeme. Niba Imana yaravuganye nawe, niba Imana yaravuganye nawe,
Bibiri iravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yishuze. Ibyavuye mu kanwa kayo izabikora. Kandi yaravuze ngo dore ndi nyuma y'ijambo navuze kugira ngo mbashe kurisohoza. Zamura ibiganza by'Imana icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ntacyo Imana ivuga ngo gihere, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kandi ngo hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute yeme, bizasohora. Kugira ngo bisohore, umusore witwa Yosefu ararambagije kuko abandi bose barambagiza. Bibiri irambwira ngo yakunze umukobwa witwa Mariya, wa wundi mu rubyaro rw'umugore, noneho ngo amurambagize. Bibiri iravuga ngo ataramujyana, amakuru arahwihwiswa ngo aratwite, kandi ngo atangira kumubenga rwihishwa. Marayika mutaha aramubwira ati yewe tutinye kumutwara kuko inda afite ntabwo ari yawe, ariko ni ya Mwuka Wera. None wemera ubande nawe nta kundi nuko. Vuga ngo amen. Marayika asanga Mariya, hajya twasomye aramuramutsa. Bya ndamutso muzamwumva mukayisuzugura, ariko yari ndamutse ikomeye. Ndakuramutsa. Vuga ngo amen. Mu bagore bose urahirwa. Wewe wari warabwiwe kera ko mu rubyaro rw'umugore ndakuramukije, wakiriye ndamutso kuko ntisanzwe. Wowe utwite utabyaye, utarigeze uhura n'umugabo. Vuga ngo amen. Marayika ngo yari yanabwiye n'umugore witwa Elizabeth, aramubwira ati yewe ugiye kubyara, kandi ngo iyo nda yari mu zabukuru. Bibiri iravuga ngo yaratwite, inda yihisha amezi angahe? 5. Hanyuma mu kwezi kwa gatandatu, murabyumvise, ninde watwaye inda? Ni Elizabeth. Atwara inda bihisha amezi angahe? 5. Hanyuma mu kwezi kwa gatandatu nibwo marayika yagiye kubwira Mariya ko azagira gute, azabyara. Akantu nkuye muri ba bantu bajya bavuga, ntabwo Mariya atwite mu kwezi kwa gatandatu, ahubwo kwezi kwa gatandatu kuvugwa nuko inda ya Elizabeth yarabihishe amezi angahe? 5. Dene mu kwezi kwa gatandatu nibwo marayika yagiye kubwira Mariya ati nawe tugira ikibazo ugiye kubyara. Atese bizagenda gute? Ati ntugira ikibazo, imbaraga z'Imana zagutwikira. Ngo nicyo gituma uwera uzavuka azaba umwami wa Isiraheli. Mwamukomeye amashinga soza bene data. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndavyibutse Yosefu ari kumwe na Mariya, ariko Imana nigitangaza kugira ngo isohoze ibyo yavuze. Urumva Yosefu yari uw'i Nazareti na Mariya yari uw'i Nazareti. Imana ikoresha imbaraga z'Abaroma n'ubushobozi bw'Abaroma, batanga itegeko ngo umuntu wese aje kwiyandikisha iwabo. Wibuke Mariya na Yosefu baragiye kugira ngo baje hehe i Betelehemu, kugira ngo bwa buhanuzi Imana yavuze bubashe kugira gute, gusohora. Tekereza ukuntu igise cyamufatiye mu nzira. Yosefu akamufasha, mutima wa Yosefu akavuga ati bana nubwo ndimo gufasha kino ndisi yaje. Undi nakambwira ati nushaka kumfata unkomeze unyiteho, akugenda si yawe. Ariko ikintu cyantangaje ngo amaze kubyara wa mwana. Vuga ngo amen. Abungeraho bari marayika araza arababwira ati namwe mwabungera muza makuru y'ibyabaye i Betelehemu habavukiye umukiza. Muri bwa yandiri bivuga ngo yemwe bungeri bakera mutubwire ibyo mwabonye rya joro igihe yavukaga. Twaraho turaririye umukumbi nijoro, maze tugura gitumo nurangurura. Marayika ratubwira ati Betelehemu habavukiye umukiza, niwe mwami Kristo. Uwo mwanya haza umutwe w'ingabo zo mu ijuru, zigoswe n'umuco mwinshi, zirasingiza ziti shimwa wowe sumba byose, shimwa rurema, shimwa amahoro bemwisi. Mwazama ibiganza ngasoza. Haleluya! Haleluya! Haleluya!
kintu ngo cyatangaje abantu. Marayika arazabwira abungeri bakiguye mu kantu ngo bamabona umutwe w'ingabo zo mu ijuru zigoswe n'umuco, ngo baravuga ngo shimwa rurema. Barase ngo ndabaza kubaza amakuru mpuru yaha. Vuga ngo ame mpuru yaha murayumva? Ni amakuru y'abasaza bazabazanya bari mu kiraro, atutubwira amakuru ya mpuru yaha. Baraza baravuga ngo yemwe bungeri bakera, mwatubwiye ibya Yesu, ibyo mwabonye rya joro igihe yavukana. Baravuga ba data ngo twaraho, ngo aho data turaririye, aho data umukumbi nijoro, aho data maze tugubwa gicumu n'ijwi riragurura ati shimwa rurema. Tukiguye mu kantu, marayika aratubwira ngo i Betelehemu ngo habavukiye umukiza, ngo kandi niwe mwami Kristo. Vuga ngo amen. Tukiraho ngo uwo mwanya haza umutwe w'ingabo zo mu ijuru, ngo aho data ngo nazo ngo zari zigoswe n'umuco mwinshi, nazo ngo zirasingiza ngo shimwa rurema. Vuga ngo amen. Amen. Ngo bamare kumva ayo makuru baravuga ngo bungeri turabashimye, byose turabyumvise, none natwe tugiye kumusanga tumusingiza. Uyu numugoro wa gusingiza Yesu, numugoro wa gusingiza Yesu, numugoro wa gusingiza Yesu, numugoro wa gusingiza Yesu. Haleluya. Bibiri iravuga ngo tumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera. Shimwa rure, shimwa wo usumba byose. Shimwa rure, shimwa rure, shimwa amahoro abe isi. Shimwa rure, shimwa usumba byose. Rurema shimwa amahoro abe mwisi. Haleluya. Abantu babaye hano mu materaniro twagize, twumvise ijambo ry'Imana rije gushimangirwa n'irivuzwe nona. Batubwiye ngo iriya ndamukanyo marayika yabwiye Mariya, arambwira ngo shalom. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bitungane, uhagarare mu mwanya wawe, ugire amahoro, kandi n'abandi bitera amakerere byasakuzaga bituze mu izina rya Yesu. Rero reka tubabwire ngo shalom bana b'Imana, shalom, shalom. Haleluya. Pastor, Imana igumugisha mwinshi. Niba mwakira ijambo ry'Imana, reka dukomere Imana amashyi menshi tuzi.